Ngaya ya makuru yahahamuye abanyarwanda bose bakava mu byabo bagacika ururondogoro, ukajya hirya no hino hose ugasanga bari kugenda bajujura bavuga amagambo agiye atandukanye. Abanyarwanda bose bakomeje kuvuga amagambo arimo aravugwa cyangwa se ari guturuka mu gihugu cya Kongo, aho bavuga ko igihugu cya Kongo gishobora kuba kigiye kwataka u Rwanda nyuma y'uko gitangaje ko kitazakomeza kwihanganira itera inkunga u Rwanda rukomeza kugenda rutera umutwe wa M23, ndetse bikavuga ko aya magambo yose akomeza kugenda avugwa na perezida wa Felix Tshisekedi, akomeza kugenda abwira abaturage bo muri Kongo ko u Rwanda arirwo rwishe inyuma y'ibi ngibi byose no kugumya kwatakwa na M23 igumye irutera inkunga. Ni ibintu byatangaje benshi bakavuga ngo hagati y'igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda hashobora kuba hagiye kwaka umuriro utazima nk'umwe wakira muri Ukraine n'Uburusiya, bikavuga ko ino ntambara ntawe uzayihagarika mu gihe u Rwanda rushobora kuba rwarwana na Kongo. Abenshi ati ruratera ntiruterwa. Aha ngaha niho tugiye kumvira byinshi ku mpande zombi, ndavuga mu gihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda, tukamenya ibyo bari kugenda bavuga ku mpande zose, ndetse nkurikije amagambo abakuru bombi b'ibihugu bari kugenda bavuga. Ndavuga nyakubahwa perezida Paul Kagame His Excellency ndetse na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Matama. Nguhaye ikaze kuri ya cano y'abanyarwanda ikomeza kugenda ibagezaho amakuru rwa Gasabo News. Icyo usabwa gusa ni ukudutera inkunga ukanda subscribe, ubundi mbasha kugezaho amakuru aba arimo aragenda yapdatinga cyangwa se atradinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo ugende uyumva yose akomeze kugenda akubera inshoberamahanga. Uyu mugiye kubana nta wundi Ishimwe Kevin. Hari itariki 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 nibwo ngiye kubona njya ku mbuga nkoranyambaga ndeba kuri social media nsoma amakuru ya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo. Nyakubahwa General Major ndavuga Sultani Makengo umuvugizi wa M23 akomeza kuvuga ko nta gusubira inyuma kugeza igihe abanyamurenge bose cyangwa se bavanywe mu byabo n'inyeshyamba, ndavuga abashukuriye umutwe w'interahamwe FDLR wakomeje guterwa inkunga n'igihugu cya Kongo, ndetse bakaza no kwivanga n'ingabo zaho kugira ngo bose bahashye umwanzi M23. M23 ikomeza kugenda ishinjwa ko cyangwa se havuga ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, ari byo bigumya kugenda bitera inkunga no mutwe kugira ngo bagumye batesha umutwe Kongo, ndetse bino bihugu bibashe kwinjira mu bihugu byawo cyangwa se bibashe kwinjira mu gihugu cya Kongo byibe zahabu ndetse n'indi mitungo icukurwa yose, dore ko ari nako Kongo ibisobanura ivuga ko u Rwanda rukomeza kugenda rwangiza umutekano w'iki gihugu ari ukugira ngo ibashe gusahura imitungo ya Kongo, ngo dore ko ari nayo yabakijije. Nyakubahwa perezida Paul Kagame ejo bundi yavuze ko u Rwanda rudateze gukizwa n'iyo mitungo ituruka muri Kongo, kubera ko ngo na ba nyirabyo ubwabwo ntago yigeze bakiza, nabwo ubwabwo barakennye, cyane cyane abaturage batuye muri kino gihugu cya Kongo. Ndavuga perezida Felix Tshisekedi wakomeje kugenda ashinja ibinyoma igihugu cy'u Rwanda, dore ko ari nako bisobanurwa na nyakubahwa perezida Paul Kagame, avuga ko mu gihe igihugu cyananiwe gusubiza cyangwa se kurangiza ibibazo gifitanye n'abandi barwanyi bakomeza kugenda bahangana, ndavuga M23 ndetse n'igihugu cya Kongo, ibi ngibi bakabikuyemo igihugu cy'u Rwanda kubera ko nta hantu na hamwe gihuriye nabyo. Nyakubahwa perezida Paul Kagame akomeza kugenda babwira ko mu gihe bagishaka intambara cyangwa se bifuza intambara rwose nta wazasubiza inyuma, nta n'uwatinya rimwo, nta n'uwasaba imbabazi. Ahangaha muri kureba ndi mu ishyamba rya Kongo, aho ngiye kwinjira hose nkinjira mu mutwe wa M23 nkabasha kuganira nabo, ndetse dore ko nabyemerewe na nyakubahwa General Sultani Makenga kugira ngo ngire byinshi namubaza. Ahangaha muri kumbona ko ndi mu nkengero hirya ndi kuruzi igisirikare cya M23 hano gikambitse, ngiye kuhagira mbashe kukugezaho amakuru menshi ari updates ubashe kuyabona 5 kuri 5. Iyi ngiyi ni Zaf TV ikomeje kugezaho amakuru. Dukomeje kugenda twibaza ikibazo kimwe cy'amatsiko, ese umurwano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo koko waba ugiye kuba? Ku mpande zombi haba hagiye kwaka umuriro utazima nk'uko biri kugenda bivugwa. Kongo ivuga ko ifite ibisasu bya kirimbuzi ishobora gushyira muri Goma yangiza ikabirasa muri Kigali, ahantu hose hagaturika. Ariko amakuru mabi kuri Kongo nuko umutwe wa M23 wakomeje kugenda uvuga ko unafashwa n'u Rwanda, wamaze gufata Goma yose ukayikaca, ubu ngubu iri mu maboko ya M23 ariyo ibasha gukontorora kano gace, dore ko yashizemwo n'abarinzi babasha kuharinda. M23 ikomeza kuvuga ko abaturage bose baba ari abanyamurenge, baba ari abakongomani, abavuga ikinyarwanda ndetse bose batuye muri Goma, dore ko babashije kwashyira muri control, ubu ngubu babayeho neza. Bakavuga ko
ikibazo cyabaho ari uko wenda Felix Tshisekedi n'abasirikare ba FARDC bashobora kwataka kano gace ka Goma ndetse n'utundi duce twose M23 yabashije gufata. Ingi akaba ibyo bizatuma havuka intambara y'injyana muntu ku buryo wenda n'abaturage bahatuye bashobora kubigendera, ariko Felix Tshisekedi bavuga ko ibi ngibi bidashoboka, agiye kwarasa ndetse akahagira ubuyonga bwose, yarangiza kwarasa akaza agahita afata igihugu cy'u Rwanda mbere y'uko ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame arahira. Ibingibi ku ruhande rw'u Rwanda, ibingibi babyumva nk'inkinamico cyangwa se nk'umuntu uri gukina komedi, kubera ko baba bumva ari kubasetsa iyo babwiye ngo bagiye gufata igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ugiye gufata igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame akomeza kugenda abwira abantu ko igihugu cy'u Rwanda cyavuye kure, ndetse kure cyane harenze no kuba ari kure. U Rwanda rwambuwe abicanyi, abakoze amabara bagahungira no mu gihugu cya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, abasigaye mu Rwanda bagabasha gufatwa bagahanirwa ibyaha bakoze bakaba bafunze, ndetse n'ababuranye bakabaha igihano cy'imyaka runaka ikagenda irangira, bamwe bagarekurwa n'abandi bakirekurwa. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyavuye muri ayo maboko mabi kidateza no kongera kuyasubiramo. Avuga ko FPR inkotanyi zakoze akazi katoroshye ubwo barwanaga, nta ntwaro bafite, nta byo kurya bafite, nta buvuzi bafite, ariko bafite utwibanze bakabasha kudukoresha neza, bagahangana n'umwanzi, bakamuhangara, bakabasha guhagarika jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ko bashingiye ku byubakiweho ndetse n'ibyagezweho u Rwanda n'abanyarwanda n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bashize hamwe aribyo bizagumya kuganza mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ariho cyangwa se atariho. Bavuga ko ishyaka rya FPR inkotanyi ryakoze akazi kenshi ndetse no kubaka igihugu n'ubumwe n'ubwiyunge, n'amagambo meza akomeza kugenda avugirwa mu banyarwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuze ko nta muntu n'umwe uteze guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, icyo yaba yitwaje cyose. Nashaka intambara azayibona, ntashaka amagambo nabwo nta mwanya u Rwanda rufite rwo guterana amagambo n'abantu batekereza nk'abana batoya, ahubwo igisubizo gihari nuko abo ngabo bose bazicara bakiga bagafata amasomo, barangiza bagafatwa bagatabwa muri yombi, bakabasha gufungwa, wuzuriye akaba yanakatirwa burundu kubera kino cyaha avuga. Ndetse uzashaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda nareba n'abazana hasiga ubuzima, handi tugukubita amasasu mu mutwe ngo pipi wanakwisaza ugashiduka uri hasi. Ngayo nguko bimeze. Ayo makuru nayo nari ngufitiye y'uyu munsi y'umutwe M23 Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Inama nasoza ngira abakongomani cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi nuko ashobora kwiga ku kibazo afite, akabasha kuba yahashya ino ntambara, akoresheje uburyo butari ubw'amatiku cyangwa se gushinja igihugu cy'u Rwanda amagambo atari meza, kubera ko ibi ngibi nta hantu bizamugeza, nta n'icyo bizafasha igihugu cyiwe. Reka amakuru y'uyu munsi nyasubikira ahangaha, tuze gusubira mu kandi kanya kari buze kugenda gasubira. Iyi ngiyi yari Rwagasabo News, umunyamakuru yari Ishimwe Kevin. Nyaboneka ntugende udakanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ugumye ureba n'andi makuru ngomeza kugenda ngukorera umunsi ku wundi.